ndabivuze aka kantu mukarikodinga mukabika wenda muzanagahererekanye ndabizi niko muzabigenza ariko igihe nashizemo umwuka ntakiri kuri iyi si abantu muri showbiz guys muzabe mwitonze kuvuga ijambo mu bukwe reka nkubwire impamvu haba ikinyoma ngiza ari mpamvu usanga abantu usanga na societe dufite ubwo navuga iyo mu Rwanda kuko nta kindi gihugu nabayemo ngo menyere n'imico yaho kandi uri umumete so muri Kenya usanga abaye muri Kenya nabaye igihe gitoya mu kwezi usanga abantu mu Rwanda bakunda gushinja umuntu depression ugasanga bimeze nko kumwaza ugasanga nyine abantu bameze nkaho ukwiriye gucibwa nyine kubera icyo uricyo cyangwa kubera imitekerereze cyangwa se uburyo ubaho ubibona kuri commentaire z'ibiganiro bya Judith niyo nizera batunga rwose ibyo avuga no kubera depression kabisa bareba ibiganiro bya Rine Gahongayire ngurega rwose ngo nubundi guyungu afite depression ngo niyo mpamvu ngo avuga ibi nibi no ntabwo ariko bimeze ahubwo sinzi niba barabonye mu Rwanda barayigushinja cita dukunda kumwaza abantu nyine kubera depression nawe barayigushinja ngeyo banshinja abanshinja depression ntabwo bibeshye Ndagushinja depression ntabwo bibeshye none se wabura guhungabana gute mu marangamutima ni societe dufite kitafite depression je narahungabanye none ndayemeye kabisa kubera yuko ufite none reka nkwereke yenye kugufasha ngo njyane kwa muganga kuko ugora gushinja depression tutanakujyanayo ntacyo tuba tugufasha hari umupsychiatre mfitiye nimero ye nzabikenera nzajyayo umuscologue n'umupsychiatre baratandukanye hari psychiatry hakabaho na psychologie yego depression ndayemera cyane depression yayifite witewe n'ikise cita nayitewe n'isi isi so yagutwaye kandi nabonye amajina yago bararega buriya isi rarenga nongere mbisubiremo isi rarenga na cita isi nibidukikije cyangwa se nibiyiriho by'ubwabyo ntacyo bitwaye ahubwo twebwe tuyiriho ni twebwe isi tuyanduza Imana irarema tukica Imana iradushyiramo ineza tukagira inabi hanyuma tukajya ngo kubishakira ngo muri satani abajate yakoze ubundi abahe ko ntabajate se kibajate se yabaye umugomate umugome ni umuntu aho ngokoreshwa na satani buriya hari oya reka nkubwenge buri bushakashatsi bwanjye bwite nakoze satani ntawubaho ngo ariko habaye Imana mu buryo tumubwirwa uburyo satani nyine ari umwanzi uburyo satani ari umushukanyi uburyo satani ari umugome ngo satani yanga urugo ngo satani yanga ubukwe satani ngo yari ngo mu ngabo zo mu ijuru ngo baza kumwirukana byabereye baramuhirika bamwohereza ku nyine byabereye hehe byarabaye satani atuye muri nge atuye muri wowe atuye muri mugenzi wanjye uri kureba iki kiganiro ukora ikibi ntabwo gikorwa na satani ikibi gikorwa n'umuntu muri wowe harimo satani nanjye bura muri ngewe satani abamo harimo n'Imana satani ntabwo ari umushukanyi ikibazo gifite wowe muri wowe kamwirenda abantu bari kuri iki kiganiro uzarebe iyo ugiye guhemukira umuntu cyangwa iyo ugiye kujya mu kibazo umutima urakurya ukagera aho wumva ibyo wishinja ariko nanone iyo ukoze ikintu gikwiriye kirimo bese gihuye no kucyifuza wumva muri wowe uri umuntu udasanzwe unezerewe ariho abantu bavuga ko Imana ibanye nawe ariko iyo uhagaze kuri morgue mu nda hari kukurya uri kurira nyine wabaye down uvuga ngo satani ni umugome ngo satani abikoreye iki ni ukuri rwo satani abikoreye iki se koko satani yarakuremye ubuzima tubayeho none se kitari gupfa tari Imana na satani n'iki kigira uruhare mu rupfu ikigira uruhare mu rupfu rw'umuntu n'Imana nitwica yes Imana niyo yaduhaye ubuzima ni nayo ibutwambura ariyo mpamvu rero nisi ubwo we wajya bavuga ngo ibyo no kubeshya ariko rero wapfusha uwawe ukumva umuntu ari kukubwira ngo ihangane ngo brongo buriya ngo satani yamushakaga ngo satani yamusabye nuzugara mukeneye kurusha uko umuryango tumukeneye umugome satani bakavuga ko ari umugome ariko uza abantu bari kwitegura kwibaruka ako kaziranenge kakitaba Imana nyina akavanyemo hanyuma mukavuga ngo Imana igiriye neza uwo mugore ngo amateka yanjye ngo yaragiye kwangirika ngo none Imana iragufashije kandi uri umwicanyi ni ukuvuga ngo ubu buzima
Imana twayigize petit frere, twayigize umujama dusangira byeri. Imana ntabwo ari uko ikora. Imana ni Imana wabyaye, ni Imana wapfuye, ni Imana wapfushije, ni Imana bakwirukanye muri kaminuza, ni Imana bakwirukanye ku kazi, ni Imana ubuzima bwakunaniye, ni Imana. None se nkabara abantu bagraduatinze muri UTB ni Satani wabahaye diploma. Abandi babyinanye na Shema se? Oya hari babiri babyinanye na Shema nyine umwe yarahennye nunda muri hejuru. None undi aragenda akandagira ibitabo, sibyo? Akandagira ibitabo byose yarangiye. Kandi rero maravuga ko ari goals ze zabaye done. Fitiyo rero yageze Satani rega no umugome. Satani ntabwo ari umugome. Satani nkubwire rwose nari nabyutse neza nanasenze. Ariko Satani muri uzi icyo nemera, ntabwo mbyemera mu izina ry'umwaku n'izina ry'ishaba, ahubwo mbyemera ko Imana ariyo yemera ko umuntu abyuka neza cyangwa se akabyuka nabi, kuko byo bibaho. Hari igihe ubyuka mu gitondo kare kabisa ukazindukira ku murimo bikagera saa 11 ntawe urakora, ntawe wahuye n'imbere biri kwambukirana umuhanda ngo ntisubireyo. Oya ni amahirwe ko arabonye mbona bazigonze se baba wihuye n'injangwe mu gitondo ahubwo hari n'igihe umuntu arakarira uwo bahuye mu gitondo ngo runaka ngo tushakanye umwaka pe kandi umwaka urugenda suje. Oya biriya ni ibintu emera ko hari abantu batera ishapa. Samusure ntajya bikubwira. Oya buriya buryo bwa Samusure bwarabizi. Yavugaga ko ngo muri aba bari n'abategarugori biwacu ngo hari ushobora kumugirira neza koko ineza agahita yisanga imbere. Ariko hari abaterisha abacita. Oya biriya ni ukubeshya. Cita tutarinjira mu kiganiro urasa neza. Urakoze cyane. Mu buryo ngaragara amafaranga yarabonetse n'agakiza karabonetse kuri bamwe ariko kuri wowe ngo hari abantu bakunda ukuntu Cita ngo ahora yishimye yawe muri hanze ya kamera hari igihe biba byakomeye. Nabonye abantu ku kiganiro nakoranye na Magali twagikoze amasaha y'ijoro cyane, twagikoze hafi saa 7 z'ijoro zo mu Rwanda. Abantu bari kuvuga ngo ko nari narakaye ngo uriya mukobwa ngo nari ndi kumureba cyane. Nese muri kubera icyo mureba cyane nanjye nabonaga uri murareba hano Ase Cita ko cyari murareba hano ko urumva aho ari murareba gusa ira technology dukoresha imibiganiro iragoye sibyo, iragoye cyane ku buryo bisaba ko umuntu aba focus gisimbuze kandi naho wareba. Ikibazo cyane naramureba gusa umutumirwa se erega oya warebaga aha body igomba kugira contact ku muntu muri kuganira. Buriya aho uzaboneraho abantu bazi gukonvenka cyane ni umuntu muvugana kureba mu maso. Uzabacungara umuntu muvugana kureba mu maso. Hari n'uwo mushobora kugirana communication yari muri kureba gahita yubika umutwe. Level ya confidence yanjye nyemerera ko igihe turi kuganira mba ngomba kuba ndi kukureba. Ura niyo nyoboye ubukwe, abo turi kuvugana mba ngomba kuba ndi kubareba mu maso. Ubukwe bwanjye bari kubiyobora wambaye utyo gutya n'ubundi ariko nzabuyobora. Ntabwo nzabuyobora se bw'umwana wanjye. Akusha disi uzaba utakibasha kujya gusaba 2020 hajemo ikinyuranyo 2040 2040. Nese ubu hariya ibi bintu ngo King James ngo yabitewe n'iki? Ibihe byo ngibyo byawe se aho umusatsi ujya he simbizi kabisa. Umuntu avuka ari mwinshi agasaza ushiraho. Hari n'igihe ariko avuka nawo barambwiye ngo iyo nyina w'umwana ngo asoma ku gasembuye cyane. Oya barabeshya. Naganiriye n'umujana koroga ejo bundi yarakuye ngo iyo arya urusenda ngo bakana ngo karashya ngo umusatsi uzi protection kabaga ariko muganga yarabisobanuye numva ndise. Ariko nkurikije uko nabibonye uruzabyitegereze neza biragoye ko umudamu koko ibyo bintu bimeze gutya byara kana gafite umusatsi uri fresh. Yabuzwa n'iki? Hari uwonze Cita mu cyaro uzi abagore batwitebererwa binywera ikigage uzi ko kiba gifite nuze alcohol ingana gute? Ikigage ni iki? Rerega niyo bière de sorgo ya nyayo. Wari kimwe ngo kiguteze ibibazo. Ikigage natandukanye nacyo bibiri cyangwa wari wanga kurwagwa kugira ngo ururwagwa n'umuhama rukakuvunira ubuheta. Sha yatunye ibintu bitagira ntuzi. Ikigage nagihagaritse nagitekerejeho nigeze kugisomaho 2018 bwa nyuma. Irabeshya ntabwo cyari gihiye neza 18 2018 bibiri rimwe giye warabinyibwira urambwira uti cyo gihe twe twagiye gusaba umwe wagiye kandi uretse giye warabimbwira uretse nkubwira nyine byambayeho ku kigage. Ikigage iyo kiryoshye ariko nyine kikaba gihagije nyine kitari nkaka ngaka gihagije ari igikombe cyawe nyine kinini kabisa ku buryo
usoma ugacurura nyine ugahumeka ukamererwa neza cyitwa abakonse buri ikigage kirari n'icyo iki gikombe cyitwaga ngo bagore baremera cyo mu cyaro sinzi niba ukizi kinini nyine gishyitse iyo gisomyeho aho cyangwa abakonse cyo urakizi nacyo ndakizi igikombe cy'umweru gutya cy'icyuma kijya kumera nk'ingwe bishobora kuba ari icy'ubururu ntabwo nyabuze ko ari icy'umweru nyine ndavuga nyine aho twe duturuka byabaga bikunze kumera gutya agaro n'ikindi cyenda kumera nk'ijage ufata umukondo icyo se cyo urumva kiriya umvuka ngo kigage ukumva ugize imbaraga bitandukanye no kunywa zino nzoga hano tunywa ngo za byeri ngo iki urumva nakinyweye kidahiye neza kuko buriya kera buriya wabaye mu cyaro ubuzi neza ubushera buhiye kigage gihiye n'ikidahiye urwagwa rw'umuhama no gurutandukanya n'amaganura cyangwa se urwagwa rumaze iminsi abasaza bararukunda ariko wasomaho ukumva ukumva ruteye ubwoba hanyuma ugisomaho bwa nyuma ikigage ukagifataho ikigage gisomaho bwa nyuma cyanteye mu nda kabisa ndahungabana ngira ngo banduze uhita ugifataho umwanzuro ukomeye nagifasheho umwanzuro ko nazongera kugisoma buriya mu cyaro none se wakibaye nk'ubu kakavatuye musi rwose akira dusomeye somaho twumve oya byaba rugufi cyangwa ubwo burimo ikigage ntabwo ujya ubuyoboye abasaza bajya babidukora yagahita kugira ngo ati rero nk'uko mwaje